gukina si ugukina. Iyo ushaka kumenya gukina ntukina, kuko iyo ukinishije gukina ntumenya gukina. Muhawe ikaze rero bakunzi b'ibiganiro byacu binyura kuri channel yacu Ivomo ry'Umuco TV. Nongeye kubashimira mbakangurira gukanda subscribe cyangwa se s'abone. Nshimira ababikoze, nongera gusaba abatarabikora kubikora kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ndizera ko ibiganiro byacu bibanyura kandi bibaha inyigisho ku byerekeranye n'umuco wacu, umuco gakondo, umuco watureze wa basogokuru na basogokuruza badusigiye. Nk'uko rero twaganiriye mu kiganiro cy'ubushize, nabagejejeho amavu n'amavuko y'intore ndetse n'ibikoresho intore zitwazaga, mbagezaho naho zitorezaga mu itorero. Hari umukunzi wacu uba mu gihugu cya Canada ndetse n'undi uri mu Rwanda, yatwandikiye adusaba ko muri ibyo bikoresho intore zitwaza twabyerekana ku mashusho ndetse n'uko babyambara, kugira ngo nk'abana baba muri za diaspora baba hanze y'u Rwanda batabasha kubona intore, bajye babasha kubyambara bitabagoye. Nabivuye imuzi rero, none muri aka kanya ngiye kubereka uko babyambara nuko bisa ku mashusho kugira ngo mutazajya mubyitiranya. Mu bikoresho rero by'intore nuko byambarwa, intore nababwiye ko mu gituza no mu mbavu yambara ibihagatiro. Ibihagatiro ngibi biba ari bibiri. Ibihagatiro biba ari bibiri. Igihagatiro ucyambara, babyambara gutya, kimwe mu rubavu rumwe ikindi mu rundi rubavu. Noneho wamara kubyambara wumva bimeze neza, urabona ko byambukiranyije igituza binyuranyemo, ukabifungisha inkomo mu ijosi. Inkomo ngiyi, iyi ni inkomo bayambara mu ijosi. Ubu nambaye inkomo. Nababwiye rero ko hari ubwoko bubiri bw'inkomo. Iyi ni inkomo nakita inkomo ya kijyambere y'amasaro ikoze neza, n'indi nayo iriho amasaro ariko ni inkomo y'ubwoya. Iyi nkomo nk'uko nababwiye, ubu bwoya ni ubw'inyamaswa yitwa inkomo. Nababwiye ko ushaka kureba inkomo wayisanga muri pariki ya Nyungwe, muri pariki y'igihugu ya Nyungwe. Izo nyamaswa zibamo, ugeze hariya za Pindura ushobora guhura n'inkomo. Iyi rero nayo ikaba ari inkomo intore zambara ikoze mu bwoya. Intore rero mu mutwe yambara umugara, nkuko nabibabwiye, umugara uburose n'urunigi. Urwo runigi rero intore irunyuza mu matama yombi, ubundi umugara wawe nk'intore ukawufunga neza mu ruhanga. Warangiza kuwufunga ukumva niba ugufashe,
Umugara rero, umugara ufatwa bawufungisha igitako cyangwa se igikubwe. Hari igitako gikozwe mu ruhu, ariko iki gikozwe mu masaro. Bagifungisha umugara mu ruhanga, bakawufunga neza kugira ngo igihe intore ziri kwiyereka umugara wazo ziri guca umugara, sikumva rwose ko umugara ukomeye, kugira ngo utaza kuvamo iyo wavaga uvuyemo ryari ishyano wabaga ukoze amakosa. Nababwiye rero ko intore yitwaza icumu n'ingabo. Iyi ni ingabo, yitwara mu kaboko k'ibumoso. Nababwiye ko ari ingabo y'icondo, ingabo y'ikibamba cyangwa se ingabo y'umusengo, byaterwaga n'ibara bashatse kwitaka, kuko iyi ngabo yabaga itatse amabara. Iyi ngabo rero ikozwe mu giti cy'umuko, ari wo murinzi cyangwa se umwungo. Mu kaboko k'indyo rero intore itwara icumu, ariko icumu ry'ikigembe, icumu ryera ikigembe ntabwo nabashije kuribona intore zaritabaranye. Mu gihe kiri imbere mu biganiro bikurikira nzaribereka, aribwo nzabereka n'ibice bigize icumu n'ibice bigize ingabo. Intore kandi nababwiye ko ikenyera umukenyero. Nguyu nambaye umukenyero. Muri uwo mukenyero intore irenzaho inkindi. Inkindi ikayikindikiza ihereye ibumoso, ikayifungira, ikayinyuza iburyo, ikayifunga neza kugira ngo itagwa. Nguko uko intore ikindikiza inkindi, ubundi intore igasasa amaboko iberewe. Intore igategura urukoro, igategura urushara, intore ikarega. Ubu ngubu intore ibireze yiteguye ko itangira umuhamirizo. Aya rero iyo ni amayugi, ntabwo ari intwaro. Intore ziyambara ku birenge, murayabona. Aya mayugi ntabwo ari intwaro, ahubwo yo afasha intore mu njyana ziri gusobanura amayugi, kugira ngo umuhamirizo wazo uryohere cyangwa se unogere abawureba. Nabasezeranyije ko nzagenda mbagezaho amatorero yo hambere kugeza muri iki gihe, ku matorero nakwita ko, kuko ayo hambere yari amatorero y'ibwami n'ibutware, kugeza mu gihe cya repubulika, uko zigenda nyine zisimburana, kuko umuco ntabwo ucika, urakomeza, ahubwo bakawushyiramo imbaraga bigendeye ku bayobozi b'igihugu. Itorero nabahitiyemo rero ryari ari ryo itorero ry'igihugu ry'icyo gihe, iryo ryari rikomeye cyane kurushiriza andi matorero. Ni itorero ryitwaga Ishyaka, ryari rifite icyicaro i Nyanza. Itorero Ishyaka rero harimo abahanga benshi, ndetse n'uwari kapiteni w'iryo torero wari kizigenza, Bwana Butera mwene Nturo, niwe wari uyoboye ingamba. Muri iryo torero kandi bashoboye no guhimba imihamirizo.
ndabagezaho imihamirizo mike, tuzavugana kuko ni myinshi, tuzayivuganaho uburyo buhoro buhoro amoko y'imihamirizo. Noneho nabahitiyemo mu bari bagize itorero ishyaka, dore ko bari benshi, batanu babanza. Muri batanu babanza bari bakuriwe na Butera mwene Nturo, akaba akomoka mu Kabagari. Mu Kabagari ni mu cyahoze ari Gitarama, ubu ni mu majyepfo. Ikivugo cye rero yivugaga agira ati: ndi Rugina uruta abahizi, inkongoro ya Dede, nyirazogeye ku Karubanda. Rugaragaza ibyiza abato b'ahandi batagira. Ngibyo ibyivugo bya Butera. Uwamugwaga mu ntege rero muri iryo torero nawe wari umuhanga, ni Bwana Bunungu Atanazi, uyu mwene Busyete, akaba akomoka Bwangamacumu, Nyamagana ya Nyanza. Yivugaga ati: ndi Ndatirwa abahizi, ruhogo rw'amazina abiri, inkonya bakwega. Ngicyo ikivugo cya Bunungu. Hari uwitwa kandi uwitwaga Bicuma mwene Setabaro imushirarungu ya Nyanza. Yivugaga avuga ati: ndi Ruvuna bane, abatatu baza nkabavuna bombi. Ubwo kuvuna harimo kwivuna umwanzi, cyangwa se iyo bavuze ngo umuntu amuvunnye amaguru, nuko aba amuruhuye ntiyirirwa ajya kureba icyo kintu. Ashobora kuba yaravunaga amaguru bane, abatatu baza akabavunira icyarimwe, nyine akabagezaho ibyo bakeneye se, cyangwa akabavunira ku rugamba, kereka ari ubibibwiriye. Hari uwitwaga Bayitereme mwene Rukeratabaro mu Kabagari. Ikivugo cye mu rugamba: yari intwari y'ibanze ya Rutungurana abakinzi. Icyo nicyo cyari ikivugo cye cy'ubutwari. Uwa nyuma ari wa gatanu ni uwitwaga Karimumvumba w'Amajangwe. Yavukiye mu Kabagari, akurira mu Bugoyi hariya mu Rugerero ku Gisenyi. Yivugaga ati: ndi Masuka ya Rusengo, Masunzu ya Cyarwa. Icyo nicyo cyari ikivugo cye. Itorero ishyaka rero ryahimbye n'imihamirizo myinshi kandi myiza. Muri ya mihamirizo hari umuhamirizo intore zose zikunze kumenya, ariko bakawumenya batazi abawuhimbye. Uyu muhamirizo witwa umwebeyo cyangwa se umwebeya, ni umuhamirizo w'intambwe zoroshye. Abenshi bakunda kuvuga ko ari umuhamirizo w'abatangizi, wahimbiwe mu itorero ishyaka. Hari uwitwa Urukatsa, umuhamirizo witwa Urukatsa. Iyi ntore zivuze ngo murumva Urukatsa, ni umuhamirizo uremereye bawuhamirizaga bagaragaza uko bari base umwanzi ku rugamba. Gukatsa, kuribata. Itorero ishyaka ryahimbye kandi undi muhamirizo witwa Ikibunda. Ni umuhamirizo nawe uremereye ukomeye. Bari bafite undi muhamirizo bavuga ko waje ukomotse i Burundi, bawitaga Urukundo, ariko ugeze mu itorero ishyaka barawunonosora bawita Urukundo rw'imiheto. Bari bafite kandi n'urundi rukundo, umuhamirizo wa kabiri w'urukundo bitaga Urukundo rw'Uruzagiriza. Ngiyo rero imwe mu mihamirizo yarangaga itorero cyangwa se yahimbiwe mu itorero ishyaka.
intore mu ngamba rero, intore mu itorero, mu ngamba cyangwa ku rugamba hari amagambo yakoreshwaga benshi bita amayoberabaswa cyangwa se inshoberamahanga. Ntibavuga bavuga, ntabwo bavuga ko intore iyo zegeranye zishaka kwisanzura, bavuga ko bagomba guhana ingirakamaro. Nibwo mu muhamirizo kapiteni wabo cyangwa se uziyoboye mu ngamba agira ati ingirakamaro bahu, babyita guhana ingirakamaro. Iyo rero basubira inyuma kugira ngo babone umwanya imbere uhagije baza gusebukamo bahamiriza, ntabwo bavuga ko ari ugusubira inyuma, byitwa urusamaza. Gusamaza ni intambwe 3 bahamiriza gitore basubira inyuma. Ubutaha mushonje muhishiwe nzazibagezaho. Hari amagambo nka murasangwe. Murasangwe iyo mu itorero hazaga undi muntu w'umuyobozi cyangwa se undi muntu wari we wese uje utarusanzwe muri iryo torero, kugira ngo bavuga ko intore ari intore z'ikinyabupfura, zigira uburere, zatojwe umuco, zatozwe kirazira. Iyo babwiye bati murasangwe, intore yose yahitaga iba iri mu mwanya wayo nkaho yiteguye urugamba, kandi ikaba ituje idasakabaka. Hari iyo rero bahamiriza umuhamirizo uryoshye rwose, hari ibyo bita kuvumbura inka. Ubwo iyo bavumbuye inka imbaraga ziriyongera mu ngamba, noneho bagatanga bati nta bugaruka cyangwa se nta wundi mwana cyangwa se nta yindi ntumwa. Ubwo intore zitegura zigaruka zigwa mu nka. Intore rero iyo zabaga ziri mu biganiro, buri muntu aganira n'undi ku giti cye, hari ubutumwa bushaka gutambuka, ubayoboye yahita ababwira ati mpore, bose bagahita bacecekera rimwe icyarimwe, ukagira ngo nta n'uwavugaga. Ubundi ubwo butumwa bugapasa bugatambuka. Bakunzi bacu ba channel yacu Ivomo ry'Umuco TV, ntabwo narangiza ntagarutse kuri ba bantu bita abesagisate, abatahizi cyangwa se abinikiza. Birya bakora ni igikorwa cyo kwinikiza, kuko bagenda imbere y'intore bivuga. Gutahira abesagisate bakora igikorwa cyo kwinikiza. Ubwo rero ubutaha nzabagezaho ibindi bice bikurikira by'umuhamirizo, kandi mbakangurira ko uwaba afite ikibazo yatwandikira. Dukeneye na comment zanyu, uko mubibona nuko mubyumva nuko mubyisangamo. Ntabwo rero narangiza ntongeye gushimira abatubanjirije, nashoboye no kwibonera n'amaso. Dukumbuye ijwi ry'umuhisi ry'umusaza Sentore, Bwanakweli na Sani, Maso kubona, ndetse n'uwari kigenza mu itorero ishyaka bitwaga Semusambi, na Mugunga w'Imurama mu Kabagari. Ubutaha rero mbarari iki kiganiro kizakurikiraho, kandi mukomeze kunogerwa n'ibyiza by'umuco wacu tubagezaho kuri channel yacu Ivomo ry'Umuco. Murakoze, mugira ibihe byiza.